Guys, nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiye BM Empire ndetse n'abandi badukunda ku mpande zose zitandukanye, yaba kuri YouTube channel, X, Twitter, Thread, Facebook, TikTok, abantu bose badukurikira BM Empire cyangwa se Badman Empire, mwese turabashimiye. Uyu mwanya tuje ngo tugaruke ku kibazo cyagaragaye cy'umustar umwe ukunzwe cyane, uzi gusubiramo indirimbo z'abahanzi, ibyo bita amakava, akazisubiramo neza rimwe na rimwe akanarusha ba nyirazo. Ndabizi abenshi muramukunda, bamwita Silvizo, ni umwe ndakeka nta muntu waba utamuzi keretse udakurikira industry y'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi bakunzwe bagezweho, bazi gukora amakava y'indirimbo, bazi bimwe mwita ngo ni ibishishwa, mba ariko mbivuga se, gusa sore ambabarire ko mbivuze gutyo, gusa afite ijwi ryiza, afite talent mw'ibi bintu, gusa yaje kugaragara ari gusohorwa ahantu hamwe mu kabari hariya ku Gisozi. Nashatse kuvuga ngo byari byagenze gute? Mu bigaragara mu mashusho muri kubona inzego z'umutekano uko zamusohoraga, ari kumwe n'umukobwa uri kumukurura n'abandi bantu b'irondo ry'umwuga, abanyamakuru hirya uri kubabona uko bafotoraga, byose biragaragara. Aya ni amakuru yizewe y'ibyamubayeho. Umuhungu yasohowe mu kabari nabi, kuva nyuma y'uko aririmbye ntibigende neza, DJ ngo akamukinira indirimbo nabi, niko we nyir'ubwite yivugiye. Tujya gusoza ndaza kubashyiramo video arimo yisobanura ukuntu ibintu byagenze. Bamwe barimo baranahwihwisa ku mbuga nkoranyambaga ngo arafunzwe, ariko si ukuri, ari hanze. Umuhungu ntabwo afunzwe, gusa ntabwo byagenze neza mu gitaramo igitaramo cyari cyabereye ku Gisozi mu kabari kitwa, muri bare yitwa Kraus Bar Resto. Ni bare nziza, ni ahantu heza cyane buri wese yakwifuza gusohokera, nubwo bitagenze neza uriya munsi ku itariki 19, ariko ni ahantu heza cyane, nahabashimira kuhatemberera, kuhasohokera. Ni ahantu ibiciro byabo biri hasi. Uri kubona hano ukuntu bari bamufashe ajya kurwana, bakamuterura bagakubita hasi, dore bari gukurura, ntiwamenya ko ari umustar bro. Ibaza umuntu watangiye za 2016 na 7 yihiringa yubaka izina, ariko rero ukuntu bari kumukurura, reba uburyo ari gusohorwa hanze, wagira ngo ntabwo ari umustar bro. Uretse ko n'umustar ni umuntu nawe yateza akavuyo, ariko birakabije. Abanyarwanda mukosore, niba ari n'umuntu wateguye igitaramo nawe abigenze neza, gusa nyiri gutegura igitaramo nta kosa afite, ndabizi yari yateguye neza. Uwo bita Binovi nta katari yageze mu mitegurire yiwe, uretse ko hano wenda hatabayemo kwitwara neza hagati y'umuhanzi n'umu DJ, ntibumvikane, kuko umu DJ arashinjwa kuba yarakinaga indirimbo Silvizo, bamubwira ati kiramo indirimbo, agakiramo indirimbo ya Silvizo, hashira amasegonda agahita ashyiramo amapiyano y'indi ndirimbo atari iya Silvizo. Silvizo akamubwira ati mwana wanshyiremo indirimbo nkiririmbira, ukanshyiramo umuziki wanjye kuwuzi, ukareka ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuhungu arabyanga akajya amushyiramo izindi ndirimbo. Silvizo nawe rero biramurakaza, bimukora mu bwonko, niba yari yasomyeho, niba atari yasomyeho, icyo ngicyo nicyo ntazi. Gusa umuhungu urabona ko yari yarakaye mu by'ukuri, reba mu maso uburyo asa, reba uburyo areba, nyine urabona ko ari ibintu byamujagaraje mu mutwe tu. Ubwo ngubwo nibwo haje kuba imivururu, abafana ba Silvizo batangira guteza akavuyo. Silvizo nawe abibonye aravuga ati kanjye kwiyunga ku bafana banjye, ngo bashwane n'umudije. Umudije nawe arababera ibamba, aravuga ati wapi kabisa, ngomba gukina uko nabitojwe, uko nabyize. Silvizo mu kanya gatoya rero inzego z'umutekano zari zimaze kuhagera, daso, abanyerondo n'abandi bantu baramusohora. Hano ku mihanda hari imvugo ivuga ati umuhungu yari yaguze indaya ananirwa kuyishyura, ariko ntabwo ariko byagenze, ntabwo ariko byagenze Banyarwanda. Nta ndaya yari yaguze, umuhungu ararengana, bari kuvuga ngo ni indaya, oya, aho ngaho icyo nanjye ndakivuguruza, ntabwo byari byo. Ahubwo umuhungu wenda yari yasomyeho, arangije ntibyahuza na DJ, imiririmbire yiwe ntibyahura neza, nyine DJ amukinira nabi indirimbo, nawe yitwara nabi, baraserera, mbese bateza akavuyo muri Kraus Bar Hotel ku Gisozi. Gusa Abanyarwanda, bibe isomo ku Banyarwanda benshi. Ibi ni ibintu bitagakwiye kugaragara mu industry y'u Rwanda. Ni gute umuhanzi umaze imyaka 8, 7 asubiramo indirimbo z'amakava z'abantu, rimwe na rimwe aranaziririmba zikaba hit kurenza iza ba nyir'indirimbo, kurenza za original, cyangwa se bigatanga promotion ku ndirimbo z'abandi. Uyu muhungu yakaba yakwiye indabyo bitewe nuko yamamaza indirimbo z'abandi kugira ngo zimenyekane, ariko ndebera uburyo ari gukururwa bro. Candababaye we. Badman narababwiye mujye mutuza, mukora ibintu neza bro. Aha hantu ntabwo byari byiza, ntabwo byari bikwiye ko umuntu umeze nk'uyu nguyu ufite izina runaka akururwa gutya. Reba abasekirite uburyo barimo baramusohora.
bro yagiye ku rubyiniro reba afite iki, afite abasekirite. Aha ngaha byari byatangiye guhuzwa n'uko abantu bavuga ngo Element babona rero bamukubitishije ngo kuko bari bafitanye ikibazo cy'ibihumbi 300 yari yamwishyuye ngo amukore indirimbo za 2022 ntiyayimukorera. Nyine abantu batangiye kubihuza, niyo mpamvu nshyizemo iyi shusho ya Silvizo arimo aravuga Element wanyishyuye 300 byanjye ibibazo dufitanye bikarangira. Niyo mpamvu bashyiramo iyi video kuko hari abantu numvisha hanze barimo bagenda babihuza ngo wabona Element bamukubitishije ngo wabona ya Element nawe ararengana. Element mwibuke ko atari no mu Rwanda, ari hanze, ari muri tour y'ibitaramo bizenguruka mu Burayi na Amerika izamara amezi 3. Rero Silvizo hano nawe ubona ko abantu benshi bari batangiye kubihuza ngo wabona Element watanze amafaranga ngo bamukubite ngo bigenze gute. Gusa bro, industry yacu irimo umwanda, harimo ibintu byinshi bidakwiye bitakabaye bibaho. Niba warabonye ikiganiro kiri kuri The Game Pionika yasabye umunyamakuru umwe runaka ntashatse kuvuga izina ukomeye hano mu Rwanda, amusaba ikiganiro ubwo ejo bundi Action College yagraduatingishaga abanyeshuri, aravuga ati ntago naguha ikiganiro bitewe n'uko izo mikoro yawe iranduye yirirwa kwa gasuku. Iranduye yirirwa kwa gasuku, ariko ntago ariko byakabaye bigenda. Niba muri aba legend mwakabaye mushyigikira abakiri hasi nabo bakazamuka. Gasuku hatwaye iki? Si umuntu. Silvizo hano we bamutwaye iki? Si umuntu. Bamuhoraga iki? Ureba umujeni kabisa, reba uburyo aryamye hasi, uri kubibona, ngira ngo wabibonye neza. Aya ni amakuru yagiye ava imihanda uburyo umuhungu bamutereye, gusa nyine ntabwo byari biri mu isura nziza. Ndaje mbashyiriyemo akavideo ka nyuma gasobanura buri kimwe kuntu byagenze. Umuhungu ubu ngubu ejo we yavuye kwa muganga, ubu ngubu ari ku miti, arimo aranywa imiti, yavunitse, arimo ariyondora. Reba bro, reba kabisa. Hano yahise afata live aravuga ati reka njye live nereka abafana banjye mbereke ibyo bari kunkorera. Banyarwandakazi rero mujya mwihangana, ibintu ntabwo bikwiye, nge biranambabaje, binkorogoshoye mu mutwe pe. Ese namwe mwandike muri comment, ibi bintu birakwiye cyangwa ntabwo bikwiye? Dumba Kari 250, Kazungu ka boss, Babaloud Cat n'abandi ba influencer, social media influencer uno mujeni Mideli Rwanda. Bro, uko muri kubibona ibi bintu murabona bikwiye cyangwa harimo no kwihanira bidakwiye? Koko ibi ntabwo ari binyamwuga. Niba n'umuntu ateje akavuyo nk'uko bari kumutwara, ntibamutware neza ariko batagenda bakubita hasi. Gusa bro, ntabwo biba bishimishije. Gusa namwe banyamakuru mukora ibintu bitari professionnel, mwisubireho kabisa, kuko nabonye ku mbuga hirya no hino batandukanye ngo urareba ngo yagiye ngo umuhungu ngo agura indaya ngo banga kumvikana ngo abura ibiceri byo kwishyura indaya, warangije ngo indaya iramukubitisha ngo barakubitwa, undi ngo ni Element abite. Bro, mujye muvuga amakuru afite susi y'ahantu yavuye. Ibi ndi kubibabwira nk'umuntu nanjye nakora ikosa, namwe mwakoze ikosa, ariko mwisubireho pe, twisubireho. Gusa abanyarwandakazi dushimire none Binovio wari watekereje gutegura igitaramo cye, nta nubwo yari yishyuje amafaranga kugira ngo mwinjire mu gitaramo, bwari ubuntu. Sasa rero urabona nk'izi tentire uno muhungu afite, gukoresha inzara, imisatsi myiza, ahantu hari salo nziza ituje, ikora uburyo bwose bw'imisatsi y'imiheha, guca inzara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mugane muri Kigali City Tower muri floor ya 2 hafi y'ahantu haparikwa amamodoka kwa Rugwiro hair salon, niho honyine wabona abakwaferi beza bakora inzara neza, bagatera amatentire y'ubwoko bwose, bagakubitaho umucongo. Ibyamamare niho byiyogoshesha, cyane cyane abakobwa barabizi, bahageze uburyo bakirwa, hari background nziza, harasa neza. Buri wese yahagera akahakunda. Numva nabashyiriramo aka publicité kayo gatoya, nyuma yo gusoza ngiye kubashyiramo amajwi ya Silvizo ari gusobanura uko ibintu bimeze, ubundi nyuma yaho mpite mbashyiramo aka publicité, ubundi mwumve ukuntu bikwiye. Niba byaba byiza ndabashyiraho n'amanimero ya telefone y'ukuntu mwababona, bukabavugisha bakabasha kubakorera imisatsi yanyu neza. Kugaragara neza no gusa neza biba bikwiye, nibyo biranga icyamamare bro. Yeah man, bad man. Kora subscribe, share, comment, follow,
basangize ibintu byacu bisharinge, abantu baza ari benshi kabisa kandi turabakunda, ngenda bakunda by'umwihariko, mugire icyumweru cyiza, mugire umwaka mushya, Noheli. Ntabwo nigeze mfungwa nk'uko abantu barimo babivuga. Ibintu byose biri kuvugwa kuri njyewe n'amavideo muri kubona ni ibihuha, sibyo. Dore ukuri kwabyo nuko nguko. Mu ijoro ryo ku itariki 19 nk'ibisanzwe nari mfite igitaramo. Murabizi abantu bitabira ibitaramo byanjye ahantu mba ndi haba hahiye, haba hari abantu benshi, niko n'ubundi byari byagenze. Ubwo rero ikintu cyabaye kugira ngo ibintu byose muri kubona bibeho ndetse babyitirira ibindi bitari byo, ibi bintu byagenze bitya. Nahamagaye kuri stage havuye abandi bahanzi bose nk'ibisanzwe ngiye kuririmba. DJ wari playing indirimbo ntago muzi, ni n'ubwa mbere nari mubonye, ariko nibaje ko hari nk'icyo dupfa kandi ntanamuzi. Yankiniye indirimbo nabi kuri stage mu buzima, nkumva indirimbo yanjye ari kuyishyiramo agahita yikupa agashyiramo izindi ndirimbo z'amapiano zitari n'izanjye. Fata kuko nari mfite mikoro, naramubwiye se DJ kuri playing indirimbo zanjye nabi bimeze biti. DJ indirimbo arongera arayitangiza, nga indirimbo zanjye zishyiremo neza, uzi playing fresh. DJ none bigeze ngo numva bamfungiyeho mikoro kuri stage. Abafana banje bari bo barabizi, batanga ubuhamya. Byarabababaje, abimvururu zitewe n'uwo mu DJ, habimvururu ziteye ubwoba. Ubwo mikoro akizimya nahise nyimujugunyira ako kanya direct. Nshuti zanjye hahise haza abantu ntazi, kuko nari mfite ababounce bandinze banje bari bamaye, hazamo n'abandi mbona baraneruye bankubitasi, barankubita. N'ubu ngubu ndi ku miti kubera inkoni. Baransohoye rero ndimo ndatabaza. Video mwabonye buriya bancireho imyenda, barankuruye banciraho imyenda ndimo ntabaza, aho kugira ngo abantu bantabare bakavuga ngo nasinze. Nagize amahirwe bwo gutabaza nakoze, haza inzego zishinzwe umutekano zifata abo bantu, nanjye ziramfata batujyana kuri RIB. Ibintu byacu babirangiza neza, turataha. Ubu ngubu ndi kwivuza gake kuko narakubiswe bimwe bikomeye cyane. Ikindi abantu bari kuvuga ngo nafunzwe, n'abanyamakuru bari kuvuga ibintu bitari byo, ngo nari nasinze, ngo nari nagiye kugura ibiki sinzi, bari kuvuga ibintu bitandukanye. Ibyo bintu ni ibinyoma. Ikibazo cyatewe na DJ wancurangiye indirimbo nabi, akupa mikoro, abafana banje bahita bateza imvururu, habakavuyo kenshi, ibintu ntibyagenda neza. So video rero muri kubona ngo nari nasinze, ngo nari nambaye ubusa, ibyo bintu ntabwo ari byo. Nari ndimo ntabaza banshira imyenda bankubise. Abantu babibonye bari kuri icyo gitaramo babonye ukuntu nakubiswe. Narakubiswe, ndakubitwa, dore ahantu hose mfite ibisebe, ariko kubw'amahirwe ko Imana yandinze ubu ngubu ndi muzima. Ntago nigeze mpfa nubwo ntameze neza mu mubiri, ndi kumva ingingo zose ziri kundya, ariko ndi kunywa imiti, ndizera yuko ndibuze kuza kumera neza. So ku bakunzi banje rero bari bitabiriye igitaramo n'ababonye zira nkuru nari amavideo, ndabihanganisha. Birabira aba wibaza aho wakoresha imisatsi yawe mu buryo bugezweho kandi buha agaciro isura yawe. We mugabo, we mugore, ndetse nawe rubyiruko, Rugwiro Hair Salon niwe mwanya wawe. Imisatsi y'abagabo n'abagore ku rwego rwo hejuru, inzara, imisatsi izwi nk'imiheha, inatera tentire z'amoko yose. Ifite ibikoresho bigezweho nka kasike zituje, mashini zidafite urusaku, n'amatara y'ubwiza atuma umukiriya yisanga. Tandukana n'imvuvu ndetse no kuba bagutera imiburuze, uhabwe proteine zikuza imisatsi yawe. Waba udafite ubwanwa cyangwa ufite ubwanwa bwarumbye, twagutegurira amavuta akuza ubwanwa ukayisiga ugategereza gato. Ubwo ushaka kuba classic man cyangwa se umwe biti bogari, ni karibu. Basanga view nziza aho wirebera umujyi wa Kigali wicaye utuje, bigatuma no kwiyogoshesha bihinduka ibihe byiza byo kuruhuka. Abakobwa mukunda content zifite lighting na decoration nziza, aha niho wakorera video zawe zikaza ziryoshye. Ushaka kukwakira muri Rugwiro Hair Salon, wadusanga Kigali City Tower muri floor ya 2 iruhande rw'aho imodoka ziparika. Ushobora gukoresha escalier cyangwa elevator, ugeze hejuru kati ibumoso ubona ikirango cyacu Rugwiro Hair Salon, cyangwa se ukaduhamagara ukanatwandikira kuri WhatsApp. Nimero ni 0788 25 wanadusanga ku mbuga nkoranyambaga zose: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube na X. Rugwiro Hair Salon, uburanga n'uburyohe bwa serivisi nibyo bituranga. Tugane usohoke usa neza, unyurwe n'uko wakiriwe.